Divine aramubwiye ati koko se urankunda? Ndagukunda cyane. Ntabwo nari nzi ko nanjye hari umuntu wankunda, gusa nawe ndagukunda cyane. Ntabwo nabigaragariza hariya kubera ko ari ibintu bigoye cyane, ariko ndagukunda cyane Gaston. Ndagukunda kandi nshimira umutima wagiye unyereka njyewe na Claire igihe yari ari hano. Nubwo mukumbuye naramwandikiye ariko reba yanze kunsubiza. Kandi nyine umuntu wese uzanye ibintu byo kwizetura mukamukuraho, ntabwo ugomba rwose kubakerereza. Nta muntu uba ukwiye kubakerereza hariya, kandi ibintu rwose bira hariya ni ibanga rikomeye, nta n'umuntu ugomba kubimenya. N'abahari bariya bose bahari, umuntu wese uzagerageza kugira ikintu akora azaraswa, kandi ntawe uzamukurikirana, nta n'uwiwawe uzamwibuka. Ni ukuri sinzi ikintu nakwitura. Umutima wawe urimo urukundo rwinshi, ukeneye urukundo nawe. Ni ukuri Paul, ndagukunda ariko si ngombwa ngo unsubize, ariko ukeneye gukundwa. Ntabwo ari wowe wenyine wakunda abantu gutya. Ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose. Ikizaba cyose ku buzima bwanjye kizaba kubera basi watumye mpumeka. Ubuzima bwanjye mbukesha wowe, nta wundi muntu mbukesha. Wowe na Divine muri abantu b'agaciro mu buzima bwanjye, ariko by'umwihariko wowe nta kindi nagutura uretse urukundo ngukunda n'umutima wanjye wose. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko ubikoze ubu. Nongeye kugusuhuza kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Ep Media nanone. Uko umeze ndetse naho uherereye ukaza kubitubwira muri comment niba umeze neza cyangwa se niba nyine hari ikibazo gihari. Ariko icyo nkifuriza nuko Imana yakomeza ikagukiza kandi nyine igakomeza gutuma umererwa neza. Ahantu uherereye rero nkaba ngusuhuje kandi nongeye nyine kugutera akayambu. Umuntu uri mu burasirazuba, umuntu uri mu burengerazuba, abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, abantu bari mu mujyi wa Kigali, abantu bari ahantu hose hatandukanye, nkaba nongeye nyine kubabwira nti mumeze mute. Rero muhawe ikaze hano kuri Ep Media. Njye nitwa Tiyunsanze. Tukaba tugarutse nyine ku gice cya kabiri cy'inkuru yacu, y'inkuru nyine y'amarira rwose n'agahinda, inkuru ya Claire. Tukaba rero tuje kuvuga ku gice nyine cya kabiri cyayo. Muribuka ko igice cya mbere cyarangiye Claire aryamye mu bitaro, muri bya bitaro bishaje cyane, bya bitaro bitakoreshwaga, byari biherutse gukoreshwa n'abantu ba kera nyine ku rwego ruhoraho, ariko ubwo byari bisigaye bikoreshwa n'abaturage baho karitsiye nyine baho hafi. Muribuka ko hari mu cyaro. Mbese nyine abantu bakurikiye igice cya mbere, ibintu byose ndi kuvuga ntabwo ari bishya mu matwi yanyu. Rero igice cya kabiri twari tugezeho ni igihe Paul nyine wa musore urwana kuri Claire, wa musore w'impuhwe nyinshi, wa musore rwose utumva impamvu umwana w'umukobwa bajya kungana cyangwa se arusha imyaka mike akomeza gutotezwa nyine muri ubwo buryo. Abantu benshi mukunze gutera comment rwose ndazibona kandi ndabashimira cyane. Nawe utayitera rwose ntago nyine nkugaye, ariko hari ikindi kibazo kiba gihari, ariko ujye utera comment mbone ko ibintu nyine tuba turi kumwe, kuba wabyumvise, kubona umuntu yarebye ikintu ntavuge, ewana ntabwo nyine biba nyine bidatera courage cyane. Ariko buriya iyo umuntu ateye comment nanjye numva nyine ngize courage cyane. Ujye utera comment, si ngombwa ndende cyangwa nakari gaciyemo. Nzabigushimira cyane kandi nyine nshimiye n'ababikora. Rero niba wibuka nyine Paul yari amaze kumenya amakuru y'uko Claire cyangwa se uwo yakuze yita Claire atari Claire nyirizina, ahubwo uriya mukobwa ko yitwa Antoinette. Antoinette ni izina yabwiwe n'umusaza utazwi cyangwa se tutaramenya n'izina rye, ariko uba asanze nyine aho ngaho kwa muganga w'umuganga umaze imyaka myinshi avurira nyine abantu kuri ririya vuriro. Rero ririya vuriro yamubwiye ko ari ivuriro uriya mwana w'umukobwa yavukiyeho.
uribuka ko uriya mwana w'umukobwa afite imyaka 16 ishyira 17, bivuze ngo hari hashize iyo myaka yose kandi iwabo bitabye Imana ari muto cyane ataragira n'umwaka n'igice avutse. Ibyo ngibyo rero urumva ko hari hashize imyaka myinshi cyane uriya musaza, ariko akaba yaramwibutse kubera akabibi yari afite ku ijosi ndetse n'inkovu yari afite mu ntege, kubera yuko yabwiye Paul ati hari umusaza wakundaga kumuzana ariko nawe sinkimubona. Uwo musaza nta wundi rero ni Germaine ise wabo nyine wa Claire. Ise wa Claire uribuka ko yapfuye Claire afite imyaka 7 yaratangiye ibyo kwiga, agiye gutangira kwiga nyine yarasoje ibya maternelle, agiye kwiga nyine amashuri yabanza nyine bisanzwe, nubwo nyine umugore wa se wabo yahise amukura mu ishuri akatangira nyine ibyo kumutoteza, ariko ubundi bwo Germaine cyangwa se Germain yafataga neza umwana wa murumuna we ku rwego rwo hejuru anamutetesha cyane. Niho rero uriya musaza yamwibukaga, nubwo nyine Germain nawe kubera ibintu byo kwirukanka mu mitungo no kwiruka mu kazi yagiye kuwa muzehe inshuro nkeya, ariko bwa nyuma yahise abireka nyine akomeza gukurikirana iby'imitungo y'iwabo wa Claire. Ndetse Germain nyine aza kugira amahirwe make yo kwitaba Imana nta kintu amenyesheje Claire, nta atamubwiye ati mbese nta jambo amusigiye, bimwe bavuga ngo agiye nta jambo avuze. Niko rero tubiheruka, ni nako byagenze kuri iki gihe. Rero abantu bari ku ikarita ni umuntu witwa Paul, umuhungu wa John. Paul rero yamaze kumenya iby'iyi nkuru maze aramubwira ati tugomba kujya kureba avoka wari uhagarariye umuryango wo kwa Antoine kugira ngo ngire ibyo mwibariza. Umusaza aramubwiye ati rero mwana wanjye ntabwo nshaka ko wirukansa ibintu utyo, dore ko ntazi niba unemera ibyo ndi kukubwira nubwo njye mbihagazeho. Paul yaramubwiye ati ariko se ubundi wowe witwa nde kuri kumbwira ibintu nk'ibyo, ubundi wowe witwa nde? Umusaza yaramubwiye ati njye nitwa Dr Silas, njye rwose maze imyaka myinshi mvurira ahangaha, uriya mwana ndamuzi, wabo bari abakire nk'uko nabikubwiye, kandi uriya mwana rwose ikimenyetso cyahise gituma mumenya nubwo yaje ameze nabi. Nawe ntabwo uransubiza impamvu uriya mwana w'umukobwa ameze kuriya. Ese ni ukubera iki ameze kuriya? Asa nabi, arwaye indwara ziterwa n'umunaniro, akazi kenshi, umwanda, ibintu nk'ibyo, ibintu twarayemo rwose nkubwije ukuri ko ari ibintu bitari bikwira uriya mwana, nubwo ntakomeje gukurikirana iby'iwabo cyane, ariko sinkeka ko iki gihe yakabaye ameze kuriya namubonye. None wowe ko ari we wamuzanye, ari wowe muntu ndi kubona nyine uza kumureba, uriya mwana umuzi hehe? Amateka ye wowe nayahe kuri iki gihe niba ukomeje kumwita Claire ntakubwaye ngo ni Claire? Paul yabwiye umusaza aramubwira ati ngewe rero wenda nkubwije n'ukuri, uriya mwana w'umukobwa ntago umuzi bigiye kure, ariko nyine hari ahantu akora, yakoraga rero akazi ko mu rugo, yakoraga imirimo nyine isanzwe yo mu rugo. Rero twatuziranye, twari duturanye, ariko nyine nasanze aryamye mu rugo nyine ku muhanda hafi n'aho yakoraga, nta muntu uhari rwose. Nyine byansabye kumuzana nyine kubera ko nabonaga ameze nabi, yari arwaye rwose, ubanza yaraye nyine agiye ahantu agataha bwije. Namuzanye rwose bataranabimenya kuko hari mu gitondo mu rukirane bwo namubonye, mpita rero mufata mushyira mu modoka ndamuzana hakiri mu gitondo. Niba rero yagiye kugira ikintu akora wenda akayirwa nabi n'abagizi ba nabi, niba yakubiswe ntago mbizi, ariko ngewe nyine twari duturanye ahantu nari ntuye kera, twari duturanye nubwo twe twaje kwimuka. Rero nabonye ku muhanda ntambutse mubonye ndamumenya, ariko nta nubwo ari impamvu yuko namumenye cyane, ahubwo nuko nabonye nyine ari umuntu ubabaje mpita muzana. Rero ngewe icyo ndi gushaka kumenya, kubera ko nari muzi ko yitwaga Claire, ntabwo icyo gihe duturanye nari muzi nka Antoinette nk'uko uri kubimbwira. Ndi kwifuza kumenya neza ubuzima bwe no kumenya nyine ayo mateka wumva nawe udafite kandi nawe bitandukanye n'ibyo nawe ndi kuvuga. Umusaza aramubwira ati okay, njyewe nta kibazo rwose, wowe rekera kwirukanka cyane, ahubwo ugenda umusure umuganirize umenye uko ameze, kubera ko ameze nabi ariko ari koroherwa. Bakubwiye ko nyine twasize ameze neza, n'ubu rwose icyumba nukigera murumirwa urasanga ibintu byahindutse. Noneho numara kumusura kumuvugisha ugaruka umbwire rwose, banze nyine utuze mu mutwe, uze turebe icyo twakora, uransanga hano mu biro byanjye nta ribi. Ubwo Paul yaragiye nyine
yumviye ibyo umusaza ari kumubwira nyine arabyemera nyine arabyihorera kubera ko nta kindi kintu yari gukora, dore ko yari ari kumubaza cyane ibijyanye na avoka, maze ati avoka wavugiraga uwo muryango uri kuvuga ngo uriya mukobwa niho akomoka, twamusanga kuko uriya musaza yari yamubwiye ko nyine ashobora kuba yibuka ahantu uwo musaza aba. Ni ibintu byari bicanganye cyane, ariko n'urugamba Paul yari agiye kujyamo nawe ubwo atazi ko ari urugamba rukomeye cyane kandi rugoye kuba yahita yirukankiramo. Paul rero nyine urumva yuko nyine nta kindi kintu yari gukora, yarasohotse nyine ava mu biro bya muzehe witwaga Dr Silas nk'uko nabikubwiye, maze abanza kujya kureba Claire. Gusa umusaza nyine yari yamubujije guhita nyine amuhamagara iryo zina rya Antoinette rishyashya, umubwira ati umuhamagare Claire bisanzwe, maze nyine muganire bisanzwe, ibintu tubikore nk'aho nyine ari ikintu cy'ubufasha, atari ngombwa duhita tubimutura hejuru. Icyo kintu Paul nawe yaracyumvise yumva ni ikintu cyiza, nawe nyine niko yabigenje, ntabwo yahise yirukankira guhamagara ngo Antoinette, reka yaragiye ahubwo amuhamagara izina rye Claire. Yaragiye rero arinjira nyine, ageze ku muryango afunguye nyine arahamagara ati Claire yari aryamye ariko nyine ntabwo yari asinziriye, gusa nta ntege yari afite nyinshi zihagije zo guhita ashiduka nyine ashidukira hejuru, dore ko nta n'ikintu kirenze yari azi kuri Paul uretse kuba nyine ari umusore umwikunda ariko batari kuri level imwe cyangwa se ku cyiciro kimwe. Yari umusore umukoresha cyangwa se w'umubosi ukomeye cyane aho yakoraga, ariko nanone ari umwana nyine basa nk'abakuranyeho gato imyaka mikeya, kuko ya myaka 2 bayibanye mu rugo hariya mu cyaro aho nyine Claire yabaga ari cyangwa se yabaga ari gukorera bavuguruyemo ibisambu binini, nubwo yabaga mu bucakara n'ubundi bwa Virginie, ariko n'ubundi nyine yabonaga uwo mwana w'umuhungu iwabo cyangwa aho ngaho yisanze. Rero nk'uko byibuka mu gice cya mbere yakundaga kumuzanira utuntu twiza, udusweets, akamuzanira imigati, akamuzanira utuntu yariyeho, kuko nyine Paul yakundaga Claire ku rwego rwo hejuru cyane. Claire rero mva yari amaze kuba noneho umukobwa mukuru imyaka 16 ishyira 17, na Paul amaze kuba umusore w'imyaka hafi ishyira 22. Urumva yuko bari abantu noneho bakuru bashobora kuganira kandi bakaganira bisanzuye, kubera ko ahantu bari noneho ntabwo hari hahandi Paul yamuhamagazagaho nyine yihishe, ko yaramuhamagaraga yihishe, akamutuma Gaston wa musore wabakoreshaga ariko wo mu cyiciro cyo hasi, urumva akamucisha ahantu rwihishwa. Urumva ko noneho aho ngaho kwa muganga bari bisanzuye, nubwo nyine tutazi ngo batari bazi ngo ibigiye gukurikira ni ibiki, dore ko umwana w'umukobwa yari yakomeje kubura, yari amaze iminsi, urumva n'uwo munsi wa 2 atari hari yagomba kuba ari. Baraganiraho, Paul araza aramubwira ati Claire umeze neza, umukobwa aramubwira ati yego umeze neza, none se bite, urumva uri guhumeka neza, urumva indwara, urumva umunaniro, urumva nta hantu hari kukurya? Claire yaramubwiye ati nta hantu hari kundya uretse imbaraga nke, nyine nta mbaraga, ndumva n'umutwe bitaroroha cyane neza nyine ku buryo navuga ngo byoroshye, ariko ikintu kinini cyane ndafite n'imbaraga, ariko ntabwo mu nda hari kundya, ntabwo ingingo zose ziri kundya nk'uko nabaga meze, ndetse n'amaso ntabwo ari kundya, n'umutwe uri kundya gake cyane ku buryo bitambuza kuganira. Rwose sinzi ibintu bankozeho hano, ndumva nyine meze nk'uri rwose mu ijuru rishya, nk'uri ahantu ahadasanzwe. Paul yaramubwiye ati ndishimye cyane Claire, ndishimye ko umeze utyo, ndishimye ko ubasha kuvuga byibura, rwose ukuntu waje ntabwo wabashaga kuvuga, ntabwo wanarebaga, nta nubwo rwose wari umuntu uri muri kondisiyo neza, nanjye yari yanteye ubwoba. Nari natangiye kurira, bambwiye ngo umaze ibyumweru hafi 3 urwariye ahantu mu mwanda, urwariye ahantu mu bisogororo, koko byarambabaje cyane, n'ikintu cyambabaje, ariko nshimye Imana ko byibura aha ngaho wahageze ukagira amahoro, batadufashe, batagize ikintu kibi kiba. Rwose Imana ishimwe, nanjye nishimiye kukubona byibura ubasha kuvuga ugafungura amaso. Claire yaramubwiye ati ariko se Paul, ati ndakumva, ibi bintu koko ubukora ubu ngubu rwose ubona uriya mugore atazakwica ko akagukuramo umwuka, ubona abantu benshi hariya n'ubundi bahagwa kandi bakahapfira banandusha ubushobozi, banandusha
ijambo, dore ko njye nta n'ijambo ngira ntaki, kubona abantu nyine bigenda kuriya bikarangirira hariya, noneho ukaba umaze kunkuramo, noneho wankuye no mu kigo, kandi abantu bahariya ko banzi bamaze kumenya cyane, twembi na Divine rwose nubwo batwanga, nubwo bamwe batatukunda ariko abandi baratuzi, abandi nyine turi abantu uzi ko abantu bakunda kuba bari kuvugaho cyane. Ubu ntibavuga ko naturutse bagahiga iki cyaro cyose bakansanga bakanyica koko, ko n'ahangaha ndi kubona nta bintu birenze by'umutekano ukabije bihari. Paul yaramubwiye ati Claire, witekereza ibintu byinshi, ikintu cya mbere utekereza abanza utuze muri wowe, wumve ko ahantu uri harinzwe, wumve neza yuko ahantu uri nta kibazo gihari, maze numara kumva utuje ubanza utekereze ko wabasha gufata imiti yawe neza, ukamererwa neza, ukumva nyine ufite akabaraga. Dore nakuzaniye ibyo kurya, nakuzaniye buri kintu cyose, nakuzaniye imbuto, izo ubasha kurya urazirya, izo utabasha uzazirya ejo, ariko ndashaka ko umererwa neza kandi ukaba umukobwa ukwiye kuba we, apana biriya byo kukugira kuriya. Njye rwose narababaraga buri gihe iyo nkubona uri kwihibikana, wikoreye ibyatsi, wikoreye ibiti, wikoreye bagukubita, uhetse ibintu biremereye, ugenda ukambakamba imvura yakunyagiye, njye birambabaza cyane nkanjye Paul, bitewe n'ukuntu nagusanze iwanyu, ndi umuntu w'imwinjira, ndi umuntu uvuye hanze, ndi umwana muto. Rero njye birambabaza cyane kubera yuko ntabwo mwishimira ukuntu hari abagufata. Rero niyo mpamvu nakuriya kuntu ubona ngo naguhamagazagaho cyangwa se nkagutumaho ukaza, ni ibintu nakoraga buriya bimvuye ku mutima, kandi nifuza ko byibura wagira akamwenyu ku mutima wawe cyangwa se mu maso hawe hagacya. Rero wikibaza ibibazo byinshi, wikibaza ibintu byinshi ngo wibaze ibintu bibi, utekereze ibintu bibi, no, wowe reka utuze mu mutima wawe, wumve ko njyewe ndahari kandi na Divine arahari, nubwo we tutagize amahirwe yo kubona uko tumukura hariya, ariko arahari kandi ameze neza. None se Divine ameze, Divine ndamukumbuye, Divine duherukana, njye niwe muntu wanyitagaho, niwe muntu nkunda, niwe nkunda hari ahantu hose. Divine mana, none se Divine we kuki mutamuzanye basi ngo tube turi kumwe ahangaha, ko ubuzima bwanjye bwose mbumaze turi kumwe hariya, ububi bw'ubuzima bw'umwanda. Paul yaramubwiye ati Divine ntabwo byadukundiye, Divine ntabwo byadukundiye, ndetse nawe gusohora ahantu twagucishije ni munsi rwose, bagunyujije ba Gaston, bagucishije mu bihombo byo hasi. Ntabwo rero abantu babiri bari kunyuramo gusa, Divine nyine yadufashije uko ashoboye, maze biba ngombwa ko asubira mu kigo kugira ngo hatabaho icyuho cy'uko mwembi mwaburiye rimwe. Ariko nyine Divine ndakeka ubwo nawe nta kibazo afite, tuzakomeza no kubikurikirana, ntabwo biri bugende nabi. Urumva nanjye mba mpari, nubwo bimeze bityo, rega ndi umuntu ukuriye bariya bose, urabakuriye, ariko nyine hari ibintu bavugana na Virgin utazi, kandi biriya bisaza ni ibigome, bidukoresha ibintu bikomeye cyane, biraduhohotera, bidukoresha akazi k'imfura mbi, bidukoresha ibintu tutabasha no gusobanura. Rero ibintu bankoreye, ibintu bakoreye Divine, ibintu bakorera abakobwa hari, ibintu bakorera abahungu, ni ibintu bibi cyane rwose. Ntabwo nishimye kuba Divine tutari kumwe ahangaha, byaruta ni ukuri nkaba nasubirayo basi nkareba uburyo abayeho, nanjye tukaba turi kumwe. Noneho Paul aramubwira ati umva Claire, nakubujije gutekereza ibyo bintu, Divine nzagerageza uko nshoboye yitabweho, kandi Gaston turabizi ko Gaston aramukunda, rero azagerageza uko ashoboye ntagire ikintu aba. Ikibazo cyari wowe wari urwaye kandi umerewe nabi, kandi rero ibikomere byawe byose bari kubivura ahantu hose. Urabona ko bagushyizeho ibipfuko, aho bagukomerekeje, aho wagiye wangirika hose, urabona ko bari kukwitaho hano kwa muganga. Rero ntabwo nifuza yuko ukomeza gutekereza ibintu nk'ibyo ngo Divine muzabonana, kandi uzamubona ntagire ikibazo rwose. Njyewe ikintu ngusabye ni uko wemera ukiyitaho, ukarya, ukanywa, ibintu byose nzana hano n'ibintu abaganga bagenda bagufashisha, kuko abaganga baha bagukunze, bishimiye ko byibura barokoye ubuzima bwawe. Ni ukuri kose byari bimeze nabi, ntabwo byari byoroshye, ariko igitego batsinze bakishimiye. Ubwo rero wibabara kandi cyangwa se ngo uvuge ibintu nk'ibyo ngibyo, rwose urabizi yuko ngewe nta kintu ntakora, uri umuvandimwe wanjye, uri umuntu tuziranye kuva kera, ntabwo rwose nakora ikintu kikubabaza, ntabwo nifuza kubabara, sibyo Claire?
gusa urakoze Paul. Buri gihe iyo nkurebye nkabona ukuntu iwanyu ari abakire, nkabona ukuntu mufite amafaranga menshi, nkabona ukuntu nyine uri umusore wiyubashye, uri umusore mukuru wakabaye ufite ibindi bintu ugiyemo, uri umuyobozi wacu wahariya hose w'abantu benshi, abantu barenga magana angahe, 400, 300, twese uratuyobora, n'abatuyobora urabategeka. Ariko sinzi impamvu byibura unyitangira gutya. Ni ukuri ibi ngibi mbibonamo umutima udasanzwe ufite, umutima utandukanye n'uwa papa wawe. Papa wawe rwose ntabwo yigeze anyereka urukundo na gato, ntabwo ibintu byose byigeze bimureba, yabaga yitaye kuri Virginie gusa. Ntabwo yigeze yita ngo bangiriye bate, ntabwo yigeze yita ngo bamennyeho amazi, ntabwo yigeze yita ngo nabwiriwe cyangwa naburaye. Ariko wowe buri gihe kuva turi bato wanyerekaga ko unyitayeho, wanyibiraga ibyo kurya, mama yamfungiranye, ukaza mbese ibintu nkorera byose ni ukuri kose biruta ibintu byose naba nzi abantu bashobora gukorera abandi. Rero bintera rwose kumva yuko ngufite ideni ritabaho, numva ngufite ideni ridashoboka kandi ntabasha kwishyura. Rwose sinzi ikintu naguhemba, gusa Imana yo mu ijuru izakwihera umugisha, kuko ibintu byo wirengagije, ukirengagiza amasomo, rwose ni ibintu bigoye. Buriya rero umaze kugenda waragiye uratinda, ngira ikibazo gikomeye, ndarwara, ariko byaturutse cyane cyane ku nkoni bari badukubise. Nyine ngewe na Divine twigeze tutinda kubyuka, maze tutinze kubyuka haza nyine umusore mushyashya wari waje, ategekwa n'umugabo w'umugome buriya uba hariya witwa Bonaventure. Ni umugabo rwose udukubita cyane, yakunda kudukubita ndetse n'abandi benshi uretse nanjye. Rero ntabwo w'icyo gihe yadukubise, ahubwo yatumye mu musore wari mushyashya mu kazi, yaradukubise rwose, atumenaho amazi, adukoresha ibintu byinshi bigoye n'ibyo ntavuga ntakirwa nkubwira. Icyo gihe rero kuva icyo gihe njye ntabwo nabyiyakiriyemo neza, abandi bakomeje nyine kwihangana, abandi bagerageza kuvurwa, ariko nubwo bitagiye bikunda ariko baza gukira. Njye rero byakomeje kwanga kubera ko uko narushagaho gutinda kubyuka niko nyine bankubitaga, niko bampihibikanyaga. Rwose kiriya gihe wamaze igihe kirekire rwose byarambabaje cyane, kubera ko nta muntu n'umwe nabonaga byura wamvugira cyangwa mpa agahenge. Rero byakomeje kugorana, ubuzima nkomeza kumva neza intege ndazibuze, umugongo ukandya, ahantu hose hakandya, byo kurya urumva ntabwo umuntu aba abibona ku buryo buhagije. Mbese n'ibintu byambayeho nanjye ubwanjye byari bitarambaho muri iyi myaka. Urabizi ko ndi mu bantu ba mbere batangiye itotezwa rya hariya, ariko nkabyihanganira. Ariko ibintu byambayeho muri ejo bundi rwose, muri biriya byumweru 2 cyangwa 4 bishize, ibintu nyine byangoye cyane. Gusa nyine nshima Imana ko waje ntarapfa pe, none ukaba unyeretse yuko byibura igihe ahantu uri hose nahabonera ubuhungiro cyangwa se wankiza. Paul, ndagushimiye ni ukuri. Paul yaramurebye, areba ukuntu ari kuvuga, areba ukuntu nta ntege afite, amufata mu biganza aramubwira ati umva Claire, abantu bose bakabaye bakorera abantu nk'ibi, bakabaye bita ku bantu, bakabaye babagirira neza, bakabaye babaturisha, bakabaye babaha ibintu bakwiriye. Ntabwo rwose nishimira nanjye ibintu mama akoresha hariya. Mama akorera ibintu hariya bibi, akorera ibintu by'ubucakara, ariko nanjye urabizi yuko twaje iwanyu nubwo wari muto, ariko watubonye ukuze. Nese ntiwambonye uri mukuru, nanjye nakubonye ndi mukuru. Rero impamvu ubu maze kuba umuntu mukuru, nanjye maze kuba umuntu mukuru, sibyo? Claire, urabizi yuko ntabwo uri umugore, ari mama wanjye, kandi nawe uretse ko yaragutoraguye. Urabizi ko ariko abantu bose tubizi, bake nabwo na papa niko azi, yagutoraguye baye bakujugunye ku muhanda nk'uko n'abandi bana hariya bose mukora n'abandi bantu baza nyine kenshi baba bakwiye ku mihanda n'ahandi hantu hatandukanye. Ibiyobyabwenge byasaritse. Urabizi ko abantu bari hariya uretse ababa bashimuswe bakazana mwamo hariya, ariko abandi ni abantu nyine bagiye bananirwa n'ubuzima, nyine ibintu byanze, cyangwa se batagize amahirwe yo kubaho mu miryango. Ubwo rero
biriya bintu byose uba ubona ngiye nkora nkabikorera wowe wenyine, ntabwo ari uko n'abandi ntabibakorera, ahubwo nyine wowe uri umwihariko ku buzima bwanjye, ngufata nk'umuntu udasanzwe, ndetse n'abandi bakorerwa biriya ntabwo mba mbyifuza, ariko urabizi nawe ngize ikintu kiremereye nkora nanjye ubuzima bwanjye bwa buri mu kaga, bahita rwose bamerera nabi. N'ubu ibintu rwose ndi gukora ni ukubera ari wowe, kandi njyewe icyo niyemeje nicyo ngomba gukora, ntabwo ngomba kwiyemeza ibintu biremereye ntabasha, nanjye ubwanjye ndacyari muto, nibwo ngisoza icyiciro cya mbere cya kaminuza, urumva ngomba kujya kwiga. Ntabwo rero ndaba umuntu ukomeye, nta mafaranga mfite, nta bushobozi mfite, ibintu byose ndacyabaza mama, n'isabune n'amavuta ni mama, ibintu byose ubyishyura na papa. Ubwo rero ntabwo kandi na papa yanyumva, papa ashyigikira mama ku rwego rwo hejuru, nta kintu aba yitayeho, we aba yibereye mu bintu bya bizinesi, baba bari bizi cyane ku buryo ushobora kumbwira ndakumva rwose uri kugira wenda ngo narengera abantu benshi hariya, ariko ntabwo byankundira. Umuntu mabasha kurengera ubu ni wowe, ariko wowe n'agahanga kanjye nzagata hasi, ariko ngombe menye neza ko buriya buzima utazabusubiramo. Kere yaramubwiye ati yego, none se ubwo ngubwo Divine nyine Divine tuzabirebaho, ariko banza wowe umere neza turebe ibintu ukuntu byifashe. Gusa hano nanakuzaniye ururabo, numvaga nyine uri buze kubyuka ukarurebaho hano ruri, wenda sinzi niba hari ikindi gihe, ariko ndabihamya nta kindi gihe wigeze wakira ibintu nk'ibi. Urwo nari nazanye hano baruhakuye, ariko rwose ngusezeranyije ko buri gitondo nzajya nkuzanira ururabyo rutoshye, ukarurebaho ukarukoraho, mbese ziriya jaride z'indabyo mwarwaga mukoramo bazigurisha utazi ngo bazijyana he, rwose ujye wumva ko uru nguru nakuzaniye, imbaraga zawe watakaje, ibintu byose wagiye ukora, ngiye kukwereka ko rwose bigira ababikorerwa n'aho bijya, abo babiseriva, mwebwe kubagaburira rimwe ku munsi. Ibi ngibi rwose ndagira ngo ubone ko hari abantu barya kabiri ku munsi ndetse na gatatu, hari abantu bahabwa izi ndabyo kubw'urukundo bakwiriye nk'abantu. Nawe ndashaka kuba umuntu kandi ugasogongera ku buzima bwa muntu. Mbere na mbere rero bagomba kukuvura bakakwitaho, kandi ukambabarira nawe ukiyitaho, ukarya ukanywa, ibintu byose nzanzana ujye ubikonsoma kugira ngo ubashe kumererwa neza, utore n'akabaraga hakiri kare, sibyo? Mana we, ni ukuri rwose Paul, neza neza uri byose ntagize, umbera byose ntagize, ibi noneho birandenze, ntabwo nzi ikintu nakora. Ubwo yatangiye kurira, Kerere yatangiye kurira, amarira atemba, dore ko atarabasha kubyuka nyine, ariko yagiye kweguka. Paul amubwira ati no, wikeguka nta kibazo. Paul amuhanagura amarira, aramwegera aca bugufi, baraganira rwose, barisanzura, ndetse amugarurira ibyishimo rwose atari afite, amugarurira rwose kumva yuko nawe yagira icyizere cyo kubaho nk'umuntu. Imyaka yari amaze hafi imyaka, urumva ni imyaka hafi 8, kuko yatangiye gutotezwa agifite imyaka 9, habura umwaka umwe ngo Paul na se baze mu rugo rw'iwabo. Nyuma y'icyo gihe rero iriya myaka 2 yose yimaze atotezwa na Paul ahari, ariko wari umunyeshuri. Rero urumva indi myaka yose yari amaze n'ubundi ari mu buretwa ni myinshi. Rero n'ako kanya ko nyine yaragiye kubona umuntu umwitaho kuva yakura, ibintu yari aherutse, ise wabo Germaine atarapfa cyangwa ataritaba Imana. Ntabwo yitabye Imana afite imyaka 7, yose ko ari imyaka rwose mike cyane ku mwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu. Umwana uwo ari we wese imyaka 7 aba ari mikeya rwose. Ubwo rero uribuka yuko ibyo byose byabaga kuri uyu mwana w'umukobwa, ariko abikorerwa iyi mitungo yose ari imitungo y'iwabo, ndetse yewe na Paul ubwe ntabwo yari abizi neza, ahubwo yaratangiye kumenya nyine utuntu duke tw'inkuru zigarukira nyine kuri uriya musaza Dr. Silas wari wiyemeje gufatanya nawe bakareba ikintu bakora, ariko Paul agirwa inama yo kubigendamo gake cyane adahubutse, kugira ngo hazakorwe ikintu kizavamo ari ikintu kizima kitahubikirwa ku buryo abantu bashobora kukigwamo, dore ko nyina yari afite ubudahangarwa n'imbaraga nyinshi, washoboraga kuburirwa irengero rwose nta kintu na kimwe yitayeho, kandi yari atangiye gushinga imizi no muri leta. Paul rero yasubiye nyine kuri wa musaza muri biro ye, mu biro nyine yasize
Claire nyine ku buriri ameze neza nyine, yamusize nyine amaze kumuhoza, amaze kumuhanagura amarira, nyine amusiga ameze neza. Paul yasubiye nyine asubira nyine kuri wa musaza nyine, amusaba gukurikirana Claire agakira neza, maze umusaza nawe arabimwemerera. Ubwo urumva Paul yaramubwiye ati rwose muzehe, wakoze ku bintu byose, wakoze rwose, uriya mwana w'umukobwa nanjye ibintu wambwiye akabibi nakabonye ku ijosi, wenda aho ntarebye ni mu ntege kuko ntago byankundira, ariko ko nakabonye, kandi rwose ngendeye ku kuntu nta makuru menshi Claire yafite ku buzima bwe, nanjye ntayafite, ashobore kuba ari byo, ariko nyine nk'uko wabinsabye tugomba kubitwaza gake, rwose ndabikwemereye, tuzabitwaza gake nta kibazo, ni ibintu rwose nzubaha kandi nzagendamo neza. Umusaza aramubwiye ati rwose urakoze mwana wanjye, uranyumvise, kandi ikintu ushaka nanjye ni uko uriya mwana, papa yari umwana ugwa neza, yagwaga neza cyane. Ndibuka rwose anaza ahangaha yanzaniye kado, yanzaniye impano, rwose yanzaniye impano amaze kumenya ko ari njye nabyaje umugore we, yagwaga neza, yanzaniye ibintu byinshi ahangaha, yaransuye mu rugo iwanjye, buriya ntuye mu mujyi wo hirya kure, ariko ahangaha nyine niho nkunze kuba ndi, ariko yaransuye anzanira impano, rwose kariya kana k'agakobwa ndakazi rwose, ntukagire ngo narakubeshye. Aramubwiye rero ko agiye kumwitaho, ariko amubwira ko nawe azajya aza kenshi cyane, akenshi aje no kumugemurira no kureba uko ameze. Uwo ni Paul nyine wabibwiraga muzehe Dr Silas. Kuva ubwo nyine Paul yazaga gusura Claire, urumva iminsi yatangiye nyine kwibara, yazaga gusura Claire kwa muganga, ariko nyine wa mugore mukase Virginie cyangwa se umugore wa se wabo wa Claire atabizi. Urabizi ko yari umugome cyane ku buryo niyo abimenya yari kumumerera nabi ku rwego rwo hejuru. Paul nyine yatangiye kuza, akaza none akazana ibyo kurya, ejo akazana ibindi, ejo akazana utuntu tw'uturabyo, akazana nyine utuntu dushimisha, kugira ngo Claire nyine ubuzima bwe bukomeze gucamo neza kandi bugende neza mu rwego rw'ibanga rikomeye. Hashize rero ibyumweru 2 Claire nyine urumva yari akirwariye hariya mu bitaro, ndetse ari kugenda yoroherwa, atangiye kugenda, atangiye gutora kabiri, mbese atangiye kuba inkumi noneho idafite ibyo bibazo byinshi nk'ibyo yari afite. Urumva ko ibyumweru 2 byari byinshi, ariko urumva ibintu byari bitangiye kugenda neza ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nabwo bitangiye gututumba, bigenda nabi. Nibiki rero byagendaga nabi? Kurikira rero unkurikire wumva ukuntu rero ibyo byumweru 2 bishize Paul yasubiye ku ifamu. Paul urabizi ko atajya ku ifamu inshuro nyinshi, yajyaga ku ifamu nka rimwe mu kwezi cyangwa nka kabiri mu mezi 2. N'ubundi ntabwo yabihinduye mu rwego rwo kugaragaza ko nta cyabaye kidasanzwe ku rwego nyine rw'ubutegetsi bwaho n'abandi bayobozi batandukanye n'umutekano. Ntabwo yahinduye systeme yo kujyayo, yakomeje kujyayo uko bikwiriye. Nyuma y'ibyumweru 2 rero yagiye n'ubundi ku ifamu gukurikirana imirimo nk'ibisanzwe. Ageze ku ifamu rero yazengurukijwe ifamu, azengurutswa nyine mu nganda, azengurutswa mu matungo, azengurutswa mu ahantu hose mu mirima, mu bintu byakorerwaga ibikorwa byinshi cyane bitandukanye. Nyine cyari ikigo kinini cyane kizitiye, kimeze nka prison. Abantu bumvise igice cya mbere cy'iyi nkuru murabyibuka nyine ukuntu nagerageje kudescribinga cyangwa se kuvuga nyine uburyo aho hantu hagaragaraga. ni ahantu hari harinzwe, hafite igipangu kirekire cyane, ndetse yewe hari mu ishyamba, harikikijwe n'ishyamba, ariko harimo imirima minini, amahegitari n'amahegitari, rwose hakorerwa ibintu bikorwa bitandukanye, ariko hafite umuryango umwe winjiramo ndetse ari n'umwe usohokamo. Byari bigoye rero ko hacamwe ibintu bitemewe cyangwa se bitemewe n'abarinzi baho, dore ko harindwaga n'abasore bameze nk'inkone b'ibigango bikomeye cyane, bafite n'imbunda. Virginie yari yahangarije kandi abahemba neza cyane, banabayeho neza, ku buryo abantu benshi nyine barahatinyaga, na leta ntiyari ihazi, nta n'umuntu wari uhazi. Rero urumva yuko byari ibintu bigoye. Rero Paul tugarutse yasubiye nyine kuhasura, bimwe nakubwiraga, azengurutswamo bisanzwe ko yari umuyobozi mukuru w'aho ngaho, nubwo yari umwana nyine ukiri mutoya wegera imyaka 22, ariko igihagararo yari afite
n'ubuhangange, nubwo uko ari umuhungu wa Virginie n'umugabo we byari ibintu bimuha icyubahiro ndetse no kubahwa cyane no gutinywa mu bantu bose ubucakara bwahakorerwaga. Paul rero yarahageraga, yariyumanganyaga, ntabwo yabaga yishimiye ibiri kuhaba, ariko yageragezaga kwiyumanganya akaba nyine nk'umuntu bidafite icyo bitwaye, akareba ibyamuzanye n'inyungu cyane cyane mu by'ubukungu, atitaye mu gatotezo cyangwa se mu bijyanye n'iyicarubozo ryakorerwaga nyine abantu bahakoreraga. Gaston rero ari kumwe na Paul, urabizi ko Gaston ni wa musore wakundaga cyane Divine ni ya nshuti magara ya Claire, yegeraga nyine Paul nyine bakavugana ariko ntibavugane cyane kuko Gaston yari kuri ku rwego rwo hasi nyine ruciriritse. Urumva Paul yavuganaga n'abantu nyine bakomeye bo hejuru, ariko n'ubundi Gaston ntibyamubuzaga kumusanga nyine akamuvugisha. Gaston rero yabwiye Paul ko nyine Divine yamubwiye ko abantu batangiye kubaza cyangwa no kubaririza aho Claire yaba yaraherereye cyangwa se yaragiye. Rero yaramubwiye ati rero biranshimishije nubwo nta kanya gato mufite, ariko hari akantu ashaka kubabwira niba byakunda. Paul yaramubwiye ati nibiki se ushaka kumbwira Gaston? Rero ahangaha ikibazo cya Claire abantu batangiye kumubaza burya cya gihe mwamaze kugenda hashira iminsi 3, Divine aragaruka menyesha abantu ko yari arwaye. Divine nyine bongeye kumubona batari bamuherutse, ariko nyine bumva ko yari arwaye baranabyakira, ariko uko bakomeza kubona Divine ameze nk'umuntu ufite icyabura, batangiye kwibuka nyine umukobwa bagendanaga. Ubwo rero Claire bitewe nuko nyine abantu benshi bari bamaze no kumumenya, urabizi ko hano yari mu bantu bahamaze imyaka myinshi, abantu rero batangiye kumubaririza. Hari n'abayobozi bamwe na bamwe nyine babaga bishimira kumubona. Rero umwe yatangiye kubaza Divine, namenye amakuru ko yabajije Divine ati mugenzi wawe ari he, ariko Divine akamubwira yuko ari mu kindi gice cyaho abandi bari atakoreye aho ngaho bari bakoreye bo. Rero urumva yuko ni ikibazo kuko nibatangira kumubaza cyane bashobora gutoteza umukobwa wanjye rwose Divine. Ndagira ngo ubyigeho byibura ushake niba warara hano, niba wareba uburyo utazongera gutinda kugaruka, tukaba twareba uko tubigenza bikaburizwamo, cyangwa se tukareba nyine ikintu cyatuma abantu badakomeza kwibaza nyine icyuko nyine Claire atari kugaragara ahangaha. Paul yaramubwiye ati ibyo ni ibintu byoroshye, ariko wowe genda wigire nkaho nta kintu uzi, utuze cyane, kuko nyine ndabizi ko batabura kubyibaza, ariko nyine ntabwo nyine nakumva yuko hari ikintu kidasanzwe. Ndabyumva rwose, ariko wowe turashaka ikintu cyarangaza abantu bose kidasanzwe mo hano, ku buryo bananirwa kurangarira ko Claire adahari cyangwa se kumubaza n'uwo wamubajije. Ntabwo nkeka yuko yakomeza kumubaza. Turamutse dushatse ikintu kirangaza abantu dushobora gukoramo ahangaha. Ntabwo nkiza ubu ngubu ndi mu bintu byinshi, ariko ibyo ngibyo ntibiguhangayikishije, wowe mbirimo witurize umere nkaho nta cyabaye. Ndetse na Divine nibagira ibyo bongera kumubaza abwire ko atabizi, ubwo nzarebana nabyo. Claire rero yari umwana w'umukobwa mwiza, benshi mu bakozi bari bamuzi, urabyumva, bari bamuzi bazi nyine ukuntu ari umwana w'umukobwa, yari mwiza. Abantu bose nyine n'abayobozi bamwe na bamwe, nubwo hari n'abandi bakobwa benshi, ariko hari abantu bamuzi batangiye kwitaho ko atakiboneka. Urumva hari hashize ibyumweru 2 nyine batamubona. Ibintu byatangiye gukomera na Paul rero mu mutwe we, gusa nyine abwira Gaston ko afite nyine kwituriza, ibintu nyine bikamuvaho. Undi nyine nawe arabyemera, yumva ko nta mpamvu yo kwishyiraho umutwaro wo kumva ko ahangayikishijwe cyane nuko Claire nyine atari mu kigo. Paul yamubwiye ko ikintu yakora cya mbere ari icyo kumva yuko ibyo bitari mu nshingano ze kandi bitamureba cyane, ahubwo agakomeza gutyo kumuburisha kuri liste, ndetse na Divine ntamusubize kuri liste. Nk'uko nyine Gaston yari yaramubwiye ko nyine abantu batari kuri liste bari abantu bapfuye, cyangwa se abantu nyine bashizemo umwuka, batakiri kubarizwa muri serivisi z'abakozi, cyangwa se abantu nyine nakita bakoreshwaga nyine imirimo idasanzwe imeze nk'uburetwa nyine mu kigo cya Virginie. Gaston rero yatandukanye na Paul kuko nyine yagombaga kujya gushyira ku murongo nyine abakozi, ariko Paul ntabwo yari amubwiye ikibazo nyine
igisubizo cy'ikibazo nyine mu buryo bwa burundu uretse kumubwira ngo yicecekere, arebe nyine ikintu bashobora gukora cyarangaza abantu mu kigo hose ku buryo bareka kwita kuri Claire kuba yarabuze. Ntabwo ari icyo kintu bari bacyumvikanyeho cyangwa se ngo Paul akimubwire, nawe ntabwo yari yakabyizeho ngo akimenye akibwire Gaston agitegure, dore ko ariwe waba ari mu kigo nyine. Noneho yahise nyine ahamagarwa ngo ajye kwita ku bakozi nyine, kuko igihe cyo kurya cyari kigeze. Urabizi ko baryaga saa 9, ibiryo by'intica ntikize, bakazongera kurya rwose iyindi saa 9 nk'abantu bafunze kandi nyine bakora imirimo ikomeye cyane y'uburetwa, bwatangaga amafaranga menshi y'umurengera ku bikorwa bya Virginie wabatotezaga. Bari mu kivunge rero gihiriri cyinshi, dore ko babaga nyine bari kubyigana umubyigano w'umuvundo. Urumva abantu barenga 200 babaga cyangwa 100 babaga bari kwirukanka ngo bajye guhabwa irusha imwe y'ibyo kurya, nabyo bigoye kuba wavuga ngo biraguhaza. Mbese ibintu bimeze nk'aho ari ahantu habaye intambara. Bizi ko ahantu habaye intambara ibyo kurya biba bigoye cyane, baguha irusha imwe nabwo musahuranwa. Niko hahoraga hameze n'abantu, ibyo kurya ari byibura rwose, ari byibura, andi imbaraga bakoresha ari nyinshi cyane. Bamwe imyenda yarabacikiyeho, abandi badafite icyo kwambara, abandi bananiwe bashonje, urumva abandi umusatsi warabereyeho. Byari ibintu bigoye cyane. Ni ubucakara bwakorerwaga mu kigo, nta muntu n'umwe wari ubizi uretse abakibagamo bonyine. Muri icyo gihiriri rero, dore ko nyine urumva Gaston nyine yabaga ayoboye agenda bakubita, nawe ari muri babandi nyine bakubita, nubwo atabaga bishaka, nta n'uburyo yari afite bwatuma nyine ako kazi akareka, kubera ko wazaga gukora aho ngaho yabaga nyine hari ibintu byinshi yasinyiye, ndetse nta nubwo bari bemerewe kuva muri icyo kigo abakoresha, kuko habaga hari n'abarinzi b'ikigo baba bari hanze nyine kandi bakomeye cyane. Rero muri icyo kivunge n'igihiriri, dore ko nyine urumva babaga bari kubyigana, ubuzima bugoye, Divine yapfumbatishije Gaston akandiko. Arakandiko yapfumbatishije Gaston nyine. Divine urabizi ko hari igihe yagiraga ari kumwe na Gaston ariko gike cyane, ariko n'ubundi Divine nawe yabaga ari muri ba bakozi bose nyine, ntabwo yari special cyangwa se ngo umuntu udasanzwe ku bandi. Oya, nubwo Gaston yamukundaga ntabwo yashoboraga kumutoteza, ariko ibindi bijyanye n'uko systeme cyangwa se imigendekere y'ibintu yakorwaga, nawe yabaga ari mu bandi. Wenda akaba yagaburirwa na Gaston ku tuntu nyine nawe yabaga yariye, nyine hari utuntu duke na duke yamukoreraga, ariko ahanini akagaragaramo cyane. Kurumva kubera Claire yari atangiye kubura, Divine ntabwo ari bugire ibimenyetso byinshi agirana na Gaston, abantu bari buhite bakeka ibindi, bigatuma abantu babagota bakaba babagirira nabi. Gaston rero yasanze nyine agapapuro amuhaye nyine yamutumye kuri Paul, kuri urwo rwandiko nyine ngo arushyire Claire wari inshuti ye magara irwariye hahandi mu bitaro kwa muganga mu buryo bw'ibanga rikomeye. Urumva nyine Divine yarakumbuye inshuti ye magara, yarakumbuye inshuti ye. Uribuka ko nta n'amakuru yari afite y'uko nyine Claire ameze, uretse ko Gaston yari yaramubwiye ngo Claire ntabwo yapfuye, ariko uribuka ko neza Claire bamutwaye abura nk'amajoro 2 byibura ngo ahita ashiramo umwuka, ahita Imana bitewe na kondisiyo yari arwariyemo n'ubuzima yari arimo. Byari ibintu bigoye cyane. Niyo mpamvu rero uyu nguyu Divine yandikiye nyine Claire urwandiko amubwira nyine ko abwira nyine Gaston ko yarumuhera Paul boss wabo, kubera rero wabashaga kugera nyine ahantu Claire yari arwariye. Gaston rero yaragiye ajya kureba Paul nyine hamaze ibyo kurya bisoje, nyine basubiye mu mirimo yabo bisoje, ajya kureba Paul kugira ngo amuhe ka kandiko, ariko kubw'amahirwe make yasanze Paul yigendeye rwose. Yagiye kare kuko Paul yagiye nyine Gaston akimara kuhava yahise yigendera, kubera ko yari ahamagawe na mama we. Ubwo urumva ntabwo yari kumara umwanya aho ngaho ategereje, yahise agenda ku modoka nabo babaga bazanye nyine, babaga bamurinze, ahita agenda nyine, ariko Gaston atabizi. Gaston rero urumva byari bimubereye ihurizo rikomeye cyane, kuko Divine yari yakamuhanya agahinda, n'urwandiko yari yamuhanya agahinda gakomeye cyane. Gaston rero yabuze uko abigenza nyine, ariko arakomeza nyine, akomeza kwibaza icyanditseho, gusa nyine ntiyagafungura. Bukeye rero Divine yabajije Gaston nyine niba
yakoze bya bintu yamubwiye, nta kindi yamubwiraga cyangwa yamubazaga niba agapapuro nyine cyangwa se akandiko yaragashyikirije Paul nk'uko yari yabimusezeranyije cyangwa nk'uko byari byanditseho n'ubundi. Undi rero yaramubwiye ati narakamuhaye. Urumva Paul nyine ntabwo yifuzaga ko Divine ababara, ko ibyo nyine yifuzaga bitagezweho, nyamara yaramubeshyaga ntako yigeze amuha, kuko nyine ntabwo yabaga ashaka ko Divine ababara. Divine byari kumubabaza cyane kumva yuko urwandiko rutamugezeho cyangwa se rutageze ku nshuti ye magara yaherukaga mu byumweru 2 byari bishize. Byageze rero ku munsi wa 3 Gaston rwose atarafungura ka kandiko yahawe na Divine, gusa nyine ntabwo ibyo ngibyo yari afite uburyo yabikoramo cyangwa se igisubizo cyabyo, gusa umutima wakomeje kumukomanga neza, ibintu bikomeza kwanga mu mutima, yibaza ibintu yandikiye, yibaza impamvu Divine agafata nk'agapapuro kadasanzwe kuri we, ariko nyine akihangana. Gaston rero yabaga areba Divine akijijisha nyine, ariko akishinja icyaha gikomeye cy'uko nyine atabashije kuzuza inshingano z'ibyari yamutumye ngo ashyikirize Paul, gusa nawe ntabwo yari we, kuko nyine yari yamubeshye ko ibyose yabikoze. Gaston rero yari abizi ko Paul azagaruka igihe gitinze, azagaruka bigoranye. Urumva ko byari bigoye kumva yuko Divine igisubizo cyiwe cyari wenda mu bibazo yabajije mu rwandiko byari busubizwe. Urabizi ko Paul yazaga bitinze, ariko Gaston yari yamubwiye ko ashaka uburyo azajya noneho yongera igihe cyo kuza kuruta uko yazaga rimwe mu kwezi cyangwa se 2 mu mezi 3. Ariko nyine nanone akibuka ko ashobora kujya kureba Claire, ugasanga bagenzi be baramukurikiye, barindaga nyine icyo kigo, ugasanga birangiye ukuri kose kumenyekanye, kandi nyine yari guhita araswa nta bintu byinshi na Divine akaraswa. Bityo rero yabanje kubitekerezaho neza, kubera ko nyine byari ibintu atari kwirukankira cyangwa se ngo ahite yumva yuko ari ibintu yakora ku kanya ngo abyirukanse. Urwandiko rero rumva yuko ntabwo yari kumenya ngo ruragerayo cyangwa se ntirugerayo. Ikintu cyonyine Paul yari afite gukora ni ugusoma urwandiko kugira ngo atangire abeshye Divine ibisubizo by'ibyo yabonyemo. Rero Paul yageze mu rugo maze asanga Virginie ari mu rugo nyine, mama we, hari nimugoroba, maze aramubaza amakuru yo mu ifamu. Umusore nyine wari wazuye uburakari rwinshi, ariko nyine akiyumanganya, atangira nyine gusubiza mama we. Urumva Paul muri we habaga hari uburakari bwinshi, habaga hari uburakari bw'ukuntu mama we akora ibintu bitemewe n'amategeko. Maze rero aramubaza ati none se Paul bite mu ifamu bimeze bite? Paul aramubwira ati mu ifamu bimeze neza, ibintu byose biragenda, uruganda ibintu byose birakora, ndakeka yuko n'ubukungu buri kwiyongera. Amata yari ikubye 3, ntabwo nari mbiherutse, ariko ibintu byose biri gukorwa neza, ifumbire iri gukorwa mu ruganda, bari kugemura, abantu tumaze kubona abakiriya benshi ubu ngubu neza, ibikorwa byose biri gucamo, n'imirima yose nabonye ihinze, ndetse bari no gusarura ubu ngubu, ibigori bari kubisarura, ndetse n'ingano barimo bazisarura batangira no kuzitunganya. Ibintu rwose byifashe neza, kandi ndakeka no kuri konti amafaranga yamaze kugeraho y'igihembwe gishize. So rero ibindi bisigaye ni imirimo iri gukorwa, nta kindi kidasanzwe, ibintu bimeze neza. Virginie yaramubwiye toke ni byiza cyane, ariko urabona ko ugiye kujya ku ishuri, ndagira nkumenyeshe ko ugiye kujya kwiga hanze, ugiye kujya kwiga kandi ahantu kure mu gihugu cya kure. Rero urumva ko nkeneye umusimbura cyangwa se nkatangira kwikurikiranira ibintu nyine bya hariya, kuko ibintu nabona bimaze kujya ku murongo. Inganda za hano mu mujyi n'uruganda twari twatangije ejo bundi rukora ibintu bijyanye n'imyambaro narwo rwararangiye, rumaze kumera neza. Rero ikintu nshaka gukora ni ukwikurikiranira ibintu byo ku ifamu, kuko buriya tuhakura umusaruro mwinshi uruta uwo dukura muri izi nganda zose uko ari 3 dufite hano hirya no hino mu mujyi. Buriya hariya ahantu rwose n'ahantu ho kwitondera. Impamvu mba narahakushyize ni uko nzi ko wabasha kuba umuntu w'umugabo ukiri muto, ugakangara bari abantu ukabakoresha, kandi nyine umuntu wese uzanye ibintu byo kwizetura mukamukuraho. Ntabwo ugomba rwose kubakerereza, nta muntu uba ukwiye kubakerereza hariya, kandi ibintu rwose bera hariya ni ibanga rikomeye, nta n'umuntu ugomba kubimenya.
n'abahari bariya bose bahari, umuntu wese uzagerageza kugira ikintu akora azaraswa kandi ntawe uzamukurikirana, nta n'uwawe uzamwibuka. Ibyo bintu ugomba kubyumva kubera ko niho dukura ubutunzi, niho dukura ubutunzi, niho dukura ubukire ubona dufite. Urabona ko dutangiye kuba mu bantu hafi 5 bayoboye mu mujyi wose mu bukire, kandi urabona ko ibintu byose twabishyizemo imbaraga. Papa wawe ibintu byose arabyumva, papa wawe akora neza ibintu byose. Urumva yuko tugomba kuba abantu bakomeye hafi mu gihugu. Umwanya wa 5 ntabwo ushimishije, ugomba kugenda ukiga. Icyo nshaka ibona ni ibipapuro by'uko wize, ukaza ahangaha ukayobora ahangaha ukayoboza inkoni y'icyuma. Abantu bamwe na bamwe dufite babakire mu nzego zo hejuru kuturuta, tukagenda tubegezayo mu buryo bw'ibanga nk'uko tubikora hariya. Ibyo ni ibintu rwose tugomba gukora, kandi nshaka ko uriya mwana wari akana k'agakobwa kabamo hariya, ko ari awaje usanga aha kitwa nyine Kireri, nshaka ko tukegezayo noneho kandi ubimfashijemo. Urabizi rero hari ibintu ntakubwiye byinshi ariko umaze gukura. Ariko ikintu cya mbere ndashaka ko kari agakobwa tukegezayo, noneho tumara kukegezayo ibyo gakora by'ubucakara ndabona kamaze gukura. ndashaka ko tugatoteza cyane kurushaho ubwo kamaze gukura, ariko nyuma yaho ndashaka ko tukigezayo bya burundu, kubera ko hari ibintu byinshi ntarakubwira nshaka kuzakubwira, ariko nkazabikubwira usoje amashuri, kuko nibwo nshaka ko tuzamwegezayo burundu akavaho nk'abandi bose. Nk'uko ujya ubibona hariya, buri ibintu byose tuba twabyizeho, kandi nicyo kintu gituma tubayeho neza. uba ahantu uri hose abantu baba bakubashye. Nta muntu rwose Paul ashobora gutambuka ngo ntibakubahe. Ahantu hose barakubaha, ahantu hose barakuzi. Uri umwana wanjye w'umukire, uri umwana rwose nifuza ko uzaba umuntu udasanzwe muri uyu mujyi wacu. Ubwo rero ibintu mba nkubwira ugomba kubifata mu mutwe, ugomba kubyumva neza kandi ukabikurikiza. Isi urabona ko ibintu byose abikora neza. Rero Paul mwana wanjye ugiye kugenda, nshobora kuba ngiye kwikurikiranira ibintu bya hariya. Ndashaka no gushyiraho umuntu uzatoteza Claire ku rwego rw'ibanze kuruta kuri abamutotezaga. Ndabizi ko akazi kose ugakora neza. Nshaka gushyiraho umuntu wihariye kubera ko ninye nzajya mbyikurikiranira. Imyaka ugiye kumara 3 uri kwiga hanze utabasha kuza ngo umutoteze neza, nshaka kubyikorera. Numara kugera hano maze kukubwira ibintu byose, tugiye kumwegezayo, nibwo uzumva ukuntu ari umugome, tukamwegezayo burundu, noneho tugasigara ari twebwe nta muntu tubaza neza na ruhe ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'injiji zo kwa Antoine, n'injiji zo kwa Anastase. Nundi se bandushaga iki? Bara nta kintu bigeze bandusha. N'ubwiza se yandushaga, nubwo bwiza yandushaga nuko umugabo wanjye atari yarizereka. Nuko yari atariza, ari igicucu kiri aho ngaho kikiraho kitazi iyo biva niyo bijya. Ubundi nakabaye ntaragishatse, narashatse mu rumuna wacyo, ariko ntabwo ibyo ngibyo bizaduhagarika. Uranyumva mwana wanjye Paul? Ubwo ngubwo ibyo bintu byose mama we yabaga ari kubimupakiramo, ariko atandukanye cyane n'ibyo we yabaga afite mu mutwe we yabaga agahinda kamwishe, ariko ikintu yari yumvisemo n'izina Antoine ndetse na Anastase. Kandi uribuka ko ayo mazina yari amubwiye, wa musaza yari yamubwiye izina Antoine ndetse na Anastase. Yari yanamuhishuriye ko nyamukobwa cyangwa se uriya mukobwa tuzi warenganye witwa Claire ko yitwa Antoinette. Icyo ni ikintu yari amenye, ariko amenye mu buryo ataragenewe kumenya, dore ko nyina cyangwa se Virginia yari ari kumubwira ko ibintu by'amabanga Seso yazayimubwira nyuma y'imyaka 3 avuye kwiga hanze kure cyane mu gihugu cyo hanze. Yari agiye kwigira ibintu bijyanye n'ama masters ndetse n'icyiciro cya 2 cya kaminuza. Urumva yuko ari ibintu rero byari byihutiye cyane, ndetse yewe byoroshye kumenya ko Paul nawe yakagombye kumenya neza ko wa musaza ibintu avuga ari ukuri 100%, kandi koko azuriya mwana w'umukobwa wari kuvurirwa hariya. Ibintu rero byakomeje kuba nyine nk'ibisanzwe. Paul asezeranya mama we ko ibintu byose bimeze neza, ko rwose yamureka nyine agasiga ibintu ku murongo. Aramubwiye ati ubwo nyine urabona ndetse nsiga ibintu ku murongo, ubwo ndakeka izo nshingano zazijyamo nyuma y'iminsi mikuru, kuko niho indege yanjye nshobora kugenda nyine flight, nshobora gufata urugendo nkagenda. Ubwo urumva yuko niho nyine
nzava mu gihugu. Rero ndaba mbishyira ku murongo, nshaka kuzajyayo rwose ibintu bimeze neza kandi nta kintu wicuza. Rwose nicyo ngukundira mwana wanjye, umaze gukura narakwirereye kandi nyine ibi byose tubirimo njyewe nawe na papa wawe, nta muntu uzatwitambika. Paul rero yatandukanye na mama we maze ajya mu cyumba cye aho yararaga, icyumba cye kataraboneka, icyumba kirimo byinshi, kirimo ibintu byose, cyari kimeze nk'icyumba cy'igikomangoma, icyumba kirimo ibirahure, kirimo imitako ihenze, kirimo imitako ya zahabu, ikintu cyose, akabati ndetse yewe n'ibikuta byari bitamirijeho imiringa ikomeye cyane myinshi ndetse ikoze muri zahabu, yewe n'amabuye y'agaciro menshi cyane. Igitanda yararagaho rero cyasaswaga byibura nka 3 ku munsi, gisazwe n'abaja babaga bari iwabo mu nzu z'ikitabashwa, kuko ya nzu yari ikomeye cyane, ntabwo Virginie yigeze yimukamo, yari inzu ya Antoine yari yujuje, we n'umugore we bamaze igihe gito bayishyingiriwemo, dore ko nyine Antoine yari yaratinze gushaka. Icyo gihe rero ntabwo uribuka ko mu gice cya mbere uribuka ko bitabye Imana, umwana wabo akiri uruhinja rwose, nta mwaka n'igice aragira. Rero iyo ari inzu idasanzwe y'akataraboneka ku buryo Virginie yayinjoyingaga ku rwego rwo hejuru. Uwo munsi rero iminsi nyine yakomeje kwicuma, ubuzima bukomeza kugenda, ibintu nyine bigenda bisimburana. Urumva nyine ku ifamu naho ibintu ntabwo byari byifashe neza. Gaston ntabwo ibintu byari bimworoheye. Gaston noneho yabonye abuze icyo akora, asoma rwa rwandiko kubera ko iminsi yari imaze kuba 5 ariko atarabona ikintu asubiza umukobwa yakundaga witwa Divine, dore ko nyine Divine we yakomezaga kureba nyine Gaston nkaho hari igisubizo ategereje. Gaston yafunguye rwa rwandiko Divine yari yandikiye mugenzi we wari uri kwa muganga mu bitaro, noneho arusomye asanga rwanditseho n'amagambo y'agahinda, ati komera cyane inshuti yanjye, mwana wa mama twamenyaniye aha, ntabwo ibintu byifashe neza ahangaha, gusa nishimira cyane yuko umeze neza, bambwiye ko ukiri muzima ugihumeka, nanjye ndaha, buriya nanjye ubuzima bwakomeje kuba kwa kundi, ariko neza neza hari umugabo watugiriye impuhwe, umusore witwa Paul, ni umusore rwose n'imfura, yaragufashije cyane, byari ibintu bigoye cyane, twaciye ahantu hagoye wenda gupfa, wari umeze nabi, ntabwo mfite umwanya munini wo kwandika, gusa ndagukunda kandi ndakumenyesha yuko ahangaha ameze nabi, cya kigabo cyatangiye kuza kinjyaho, kirashaka nanjye gutangira kumfata ku ngufu, ibintu rwose bimereye nabi, ndakubitwa kandi nta nubwo Gaston abimenya, aradusanga nijoro akatugirira nabi, akanyambura ubusa, akankorera ibintu bya mfura mbi, gusa nyine nakomeje kwinangira, ntabwo aragira igikorwa na kimwe akora, ariko niba mu buzima urimo bumeze neza, ndagusezeranya rwose ko nzitwararika, ariko uzanyibuke nugerayo, numara gukira aka kandiko nukabona, uzahora unzirikana ko twabaye inshuti, kandi umenye ko wansize mu muriro rwose w'inyonga y'umuriro rwose itazima ihora inyasamiye, uzanyibuke nugerayo, kandi nyine Imana ikomeze igufashe, ntuzagaruka aha hantu, nubiba ngombwa yuko banakurasa cyangwa bakakugira ute, bazabigukora ariko utagarutse ahangaha, kuko rwose hano ni habi, nanjye sinzi niba nzahasohoka, ariko Imana nibigufasha uzagira umutima wo kunyibuka, nanjye uzabashe kunkura. Yari inshuti yawe magara Divine, uzansubize nubona uru rwandiko, uzatume menya ko umeze neza utagize ikibazo. Ubwo ngubwo Gaston yamaze gusoma rwa rwandiko rurimo amagambo y'agahinda kenshi, abamenye ko hari abajya bashaka gufata ku ngufu nyine Divine, ko hari na bagenzi be bafatwa ku ngufu, ibintu atarazi ko bikorwa, ibintu atarazi ko byanakorwaga mbere yuko na Claire bamutwara hanze. Ikibazo noneho kikuba kabiri mu mutwe we, ahita ashakisha uburyo noneho urwandiko rwagera kuri Claire, ariko nanone ntabwo Paul yari yagaruka byibura ngo amuhe nyine rwa rwandiko abashe kurushyira Claire kwa muganga. Hashize iminsi 2 rero Gaston yahamagaje Divine noneho mu buryo busesuye, atari kuvuga ngo ni ibintu byo muri rwihishwa, aramuhamagaza aramubwira ati se bite. Divine aramubwira ati ni sawa.
tise hano iyo mumaze kujya kuryama hari abantu babageraho ahantu muba muryamye bakaba babarinda cyangwa se bakaba bagira ibindi bintu bababwira? Hoya ntabo, nta kintu kidasanzwe kiba aha ngaha. Nyine buriya tumaze kujya kuryama uretse ziriya nkoni badukubita nyine, ariko nta bintu bidasanzwe nyine. Ni byiza. Gusa Gaston ndakumva, ngushimira kuba unyitaho, gushimira byibura kuba ugira umutima mwiza. Yego mba mbibona ko nawe uri mu nshingano, mba mbibona ko ibintu byose ukora nawe umutima wawe uba ugutsikimbiramo imbere, ubona ukuntu twagowe, ubona ukuntu abantu hano bicwa nabi, ubona ukuntu abantu hano ari indushyi, ari abacakara, hari uburetwa buhakorerwa. Ariko bashe uhura umusore ugira impuhwe, uri umusore ubasha kumva, uri umusore ubasha kugira impuhwe abana b'abakobwa barimo nanjye, barimo na kuri Claire byari bimeze. Ndabigushimira, Imana izabiguhera umugisha pe. Ntabwo nzigera nibagirwa ineza wangiriye, niyo ukomeza kunyereka rwose. Ibi bintu nubwo napfira aha ngaha nzagenda mu gitaka rwose nkibyibuka ko wari utandukanye n'abandi bantu rwose baba badufata nabi aha ngaha. Rero sinzi nyine ko nari buzabona umwanya wo kubigushimira, ariko nifuje kubigushimira nyine kuko ntabwo nyine ngimaze kurambirwa. Rero aho kugira ngo uzumve ko hari ikintu cyabaye ntaragushimira kubw'ineza nyine wangiriye, byazaba ari bibi cyane. Umve ko ngushimiye, nihagira n'ikintu kimbaho ntago mbizi, ntago nkubwiye ngo hari ikizaba, ariko binabutse binabaye ngombwa uzamenye ko rwose ineza yawe narayibonye kandi nayishimiye Imana, kandi nawe nkagushimira. Bayi nyine. Gaston yahise amubwira ati oya wigenda, amagambo mbwiye yarakomeye. Ntabwo nawe nshaka utindaha, ariko ibi byose bizarangira. Divine, Karame, niba hari n'ikintu kibi washaka gukora umbabarire ntugikore. Ntabwo nabaho, nicyo gihe mbikubwire. Aha hantu rwose nanjye kuhaba ntabwo nahaje nzi ko ari ibinjemo, gusa kuhasohoka ntabwo byakunda. Dufashe igihe mu ntambara, ariko nanjye aho kugira ngo hagire ikizaba ntarakubwira ko ngukunda. Divine, ndagukunda cyane. Ibintu byose uba ubona nkora aha ngaha ntabwo biri kumwe n'umutima wanjye. Ntabwo mfite uko nagucikisha aha ngaha ntafite umuntu ukomeye nka Paul wamfasha, kandi ntabwo nyine Paul aherutse kuza, ariko nyine rwose ndagukunda aho bimenye. N'icyambaho ndi gukora icyo ari cyo cyose uzamenye ko ngukunda. Rero naba ndiho naba ntariho, nawe uzamenye ko hari umusore wagukundaga kandi ufite umutima utandukanye n'uw'abandi bakora ibintu ubona aha ngaha. Divine aramubwiye ati koko se urankunda? Ndagukunda cyane. Ntabwo nari nzi ko nanjye hari umuntu wankunda, gusa nawe ndagukunda cyane. Ntabwo nabigaragariza hariya kubera ko ari ibintu bigoye cyane, ariko ndagukunda cyane Gaston. Ndagukunda kandi nshimira umutima wagiye unyereka njyewe na Claire igihe yari ari hano. Nubwo mukumbuye naramwandikiye, ariko reba yanze kunsubiza. Gusa nawe ndagukunda. Sawa bye, ngaho genda, kandi ujye uziramuka ubonye akanya, uyu ugerageza uze ubonye barabahindukiye uriya musirikare, bari abasirikare banini baza bahindukira, ujye uca hariya munsi ya kiriya kiraro uze hano basi turebaneho wongere usubireyo. Nawe mbashaka kukubona gutya basi dufatanye ibiganza ku bindi. Nyine niba tubona bazatwice ntakunda, ariko ndagukunda cyane. Sawa bye, genda ugira ibitotsi byiza no kutaryama heza. Sawa nyine bye. Ubwo yahise agenda ari kurira. Urumva ko Gaston nawe impamvu yarabwiye amagambo akomeye Divine nuko yateganyaga ko agiye gusohoka agashyira urupapuro Claire kugira ngo abashe kurusoma, abashe nyine kumenya neza ibintu Divine yari ari kumubwira muri rwa rwandiko.
iminsi yaricumye rero, noneho umunsi umwe nyine ubuzima bukomeje kugorana, Paul yagiye kureba Claire ndetse no kureba wa musaza. Nyine yagiye kureba Claire ariko afite gahunda yo kujya kureba wa musaza, kuko Claire we yamusuraga kenshi akabwira mama we ko agiye kureba abacuti be, ahubwo akigira kureba Claire kuri bya bitaro bishaje hamwe yari arwariye. Uwo munsi rero yahageze mu masaha rwose y'amasaa sita, ahageze yahitiye muri cya cyumba nyine cya Claire yari arimo, asanga Claire noneho ni umukobwa nyine wabaye umukobwa muzima, noneho babasha kuhaguruka, nyine Claire yari yarakize. Mu yandi magambo urumva hari hagiye gushira ibyumweru hafi 3 ari kwa muganga. Claire yari amaze gukira, noneho yarahagurutse aramuhobera rwose, barishima. Claire yari inkumi, nakubwiye ko yari umukobwa mwiza muremure rwose, mwiza cyane kandi w'umusore wabashije kuresistinga cyangwa se kwihanganira ubuzima bubi yari abayemo hariya. Ariko kubera aho yari ahamaze igihe aharwariye yitabwaho, yaratangiye kubyibuha, atangiye noneho gutora kabiri, yatangiye gucya cyane. Urumva yuko nyine byari ibintu byiza, ubuzima bwe butangiye kugaruka. Rero yasuhuje Claire, nyine aramubwira ati Claire, nishimiye ko umeze neza. Claire aramubwira ati nawe ndabyishimiye rwose, kandi ntabwo nabona uko ngushimira, ariko se nubwo bimeze bityo Paul, ni ukuri nkumbuye Divine, sinzi niba ameze neza, umutima urandya rwose, sinzi niba Divine ameze neza, gusa nyine ndamukumbuye. Paul yaramubwiye ati humura, Divine ameze neza, uyu munsi ndajya ku ifamu, ariko hari ibintu nshaka kubanza gukemura. Ni ibiki se kandi unteye ubwoba? Hari ibintu nshaka gukemura, hari ikiganiro nshaka kugirana, ariko hari akantu nshaka nyihanganire, ariko hari ikintu nshaka kureba. Iki kise nshaka kureba mu ntege zawe, hari ikintu nshaka kurebamo mu ntege ni iby'umumaro kuri njye nawe, ariko ndashaka kubaza, ariko namara kukubaza nkirebe, hari inkovu ufite mu ntege? Mu ntege ndayifite, kubera iki umbajije gutya? Singiye se. Ubwo arazamura nyine ikanzu yari yambaye, aramwereka mu ntege, ahabona neza inkovu nk'imwe Dr. Silas yari yaramubwiye. Tunese Paul, kubera icyo umbajije iby'iyi nkovu mu ntege? Ndayifite, ntuyibona se? None se hari ikibazo cye? Toya, nta kidasanzwe, gusa nshaka ko tuva aha hantu. None se uyizeye umutekano waho koko? Umutekano ndawizeye, kandi nshaka ko tuhava. Hari ahantu nshaka ko tujya, ariko ndabanza nganire na muzehe Silas, Dr. Silas. Hari ahantu nshaka ko tujya nawe turi kumwe, kandi tukazagenda ejo, kuko uyu munsi ngiye kubanza njye kureba Gaston, menye ukuntu Divine bimeze, ariko ndashaka ko ejo tuzajya kureba umuntu turi kumwe, njyewe nawe ndetse na muzehe. Ni ukuri nsuhurize Divine, ndamukumbuye. Divine nsigaye numva neza ibiryo mfite nabimushyira akarya, niba ukuntu watuzanira utuntu tukarya tugasangira, none usigaye ubizana nkabirya njye nyine Divine tutari kumwe. Ni ukuri umutima urankubita cyane, sinzi Divine niba ameze neza. Basi wafashije Divine mukamukura hariya koko, wafatanije na Gaston Divine mukamukura hariya, ko nta mutima mfite kuba Divine akiri hariya. Divine ntabwo mbizi neza, ariko we pfa kuba umeze neza, we buretse tuza unyihanganire, ejo nzagaruka kukureba, sibyo? Sawa, gusa nyine mba ngushimira. Ni ukuri sinzi ikintu nakwitura, umutima wawe urimo urukundo rwinshi, ukeneye urukundo nawe. Ni ukuri Paul, ndagukunda, ariko si ngombwa ngo unsubize, ariko ukeneye gukundwa. Ntabwo ari wowe wenyine wakunda abantu gutya. Ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose. Ikizaba cyose ku buzima bwanjye kizaba kubera basi watumye mpumeka.
ubuzima bwanjye mbukesha wowe, nta wundi muntu mbukesha. Wowe na Divine muri abantu b'agaciro mu buzima bwanjye, ariko by'umwihariko wowe nta kindi naguturetse urukundo ngukunda n'umutima wanjye wose. Aho uzaba ugenda ujye wumva ko ngukunda kandi wumve ko muzirikana. Sawa, agenda, nta kintu nshaka kumbwira. Warakoze. Paul yaragiye, ageze ku muryango nyine ari gusohoka, yumva amagambo Claire amubwiye, ahita ahindukira aragaruka asanga Claire hahandi, ahita amuhobera, aramuhobera, bombi bararira, bombi kuvuga biranga. Claire atangira kurira na Paul atangira kurira, barafatana biratinda. Paul aramubwira ati Claire, ntabwo nshobora gutera indi ntambwe nakumenyesheje ko nanjye ngukunda. Nagukunze kuva turi abana, n'ubu ndagukunda kandi rwambayemo buri segonda, buri munota washiraga numvaga nshaka nshumwa numva nshaka kukubwira ko ngukunda, ariko igihe cya kitaragera. N'ubu mbikubwiye igihe kitaragera. Iteka nangaga ko nshobora kugira ikintu ngukorera kumva yuko ngikoze kubera ko hari ikiguzi nkoze cyangwa nkoresheje, ariko byose ndagukunda. Ndetse njye nawe twaba ikipe ikomeye ishobora gukura abantu bari mu buhake, ishobora gukura abantu bari mu bucakara hariya, tukabahindurira ubuzima bose bakabaho kandi bagacika iriya ngo y'ubucakara, kuko ufite umutima muzima. Ndabizi ko twabishobora. Njye nawe turi kumwe, turacyari bato ariko ntabwo turi gito. Njye nawe twatsinda intambara dukoresheje urukundo njye nawe dukundana. Claire yaramubwiye ati ntukuri kose, uravuga ukuri, kandi mu ikipe yanjye nawe, Gaston na Divine ni abantu badufasha kugera ku byo twifuza. Uyu mutima ufite kandi uri umuntu ukomoka hariya hantu, ni ukuri ni abantu bakeya bawufite. Ni umutima wa zahabu, ntacyo tutageraho tubishaka. Basi Divine na Gaston bari kumwe natwe, iteka twabaho kandi ibintu byose twakora twazabyirahirwa kandi twaba intwari nziza mu mitima yacu. Nanjye ndabyemeye ko turwanira abantu bari hariya bakazavamo kandi bikanyura mu rukundo nanjye ngukunda, kubera kuri intwari yanjye. Reka tube intwari zaba ari abantu. Ni ibintu nanjye nzishimira ngahora mbyizihiza iteka nubwo napfa none. Ubwo bakiri aho, muganga Silas yarinjiye, Dr Silas nyine ati bite bana ba, bahita barekurana nyine bariyumanganya. Paul aramubwira ati ni sawa muze, ahubwo nashakaga kuza kukureba nuko mbona nyine ntagusanze hariya. Tiya, nawe nashaka kukubwira ko niteguye ubu ngubu, namaze kuvugana na wa mugabo. Ubu ngubu ambwiye ko ari ahantu ku kiraro kandi ni ku mupaka, twagenda rwose, imodoka irateguye, ndetse ndifuza ko tugenda mu yanjye kubera ko iriya yawe ntabwo nyizeye neza. Turagenda n'amaguru, uwo mukobwa niyagira ibyo yambara, noneho tugende. Imodoka yanjye ngiri mu gikari kandi yawe iri ku irembo ahantu abantu babona, ariko iyanjye nzi inzira twanyuramo, ntagire n'umenya ko twavuye mu bitaro. Uyu muryango arwariyemo Antoinette arwariyemo, ndashaka kuwufunga. Antoinette, noneho Claire ahita avuga none se hano hari undi mukobwa uharwariye? Tehoya nari nibeshye n'undi mwana nako. Claire ni wowe nashaka kuvuga urwariyemo, ndashaka ko tufunga iki cyumba, noneho tukagenda tukajya kureba uriya mugabo uramwavoka. Nese ahantu tugiye ubundi ni hehe? Urabimenya tugeze mu modoka tugenda ahubwo. Ubwo bahise basohoka. Ubwo Paul ntabwo yabaye akijya ku ifamu kureba uko ibintu bimeze, gusa ibintu byari bimeze nabi cyane kubera ko nyine Divine yari atangiye kubazwa cyane ibijyanye no kuvuga ahantu Claire yaba yaragiye. Ubwo baragiye nyine, bageze nyine mu modoka, Dr Silas ahita yatsa imodoka, bajya kureba wa mwavoka w'umuryango wo kwa Antoine kugira ngo barebe neza koko ukuntu ibintu bimeze. Bari mu modoka rero nibwo
nibwo Stanislas cyangwa se Dr Silas yasobanuriye neza ibintu byose uriya mwana w'umukobwa witwa Claire. Aramubwira ati rwose mwana wanjye ntabwo witwa Claire, iryo ni izina njye ntazi, we witwa Antoinette, uri umwana w'umugabo witwa Antoine, uri umukobwa w'umugore witwa Anastasia, uri imfura yabo ukaba na bucura bwabo, uri umwana w'ikinege wavukiye mu bakire, mu bantu b'abakire b'abaherwe. Rwose ntabwo nzi impamvu abantu batamenya ko ari uwo mwana, abantu bakomeza kumpakanya. Ntabwo ari benshi bampakanya, mvuga n'uyu musore rwose witwa Paul, uyu mwana w'umukobwa tugende rwose, uriya musaza araduha ibyangombwa bye, urasanga ari ka kabibi nakubwiye, ariya nkovu nakubwiye, byose urabisanga mu nyandiko Antoine yahereye kopi uriya mwavoka. Ni ibintu bimaze imyaka myinshi, hafi 17 nyine uyu mwana afite se, ni ibintu bimaze igihe rwose. Njye numvise ko iwanyu bapfuye, ntabwo nzi niba barapfuye, ariko uyu muhungu ukuntu yambwiye ngo yakubonye ngo uri ku muhanda, ngo mwamuturanye, ngo ukora akazi ngo ahantu, ngo uko mu rugo sinzi, ariko njyewe rwose nzi ko uri umwana w'umugabo w'umunyemari witwa Antoine, umugabo wa Anastasia. Ubwo ngubwo Claire yari yabajije ibintu byabiri kuba yari mu njyewe se njye nitwa Antoinette, njye nitwa Claire muzee. Paul yari atuje ubwo yaramubwiye ati Claire, ibintu ari kuvuga nibyo, witwa Antoinette. Nanjye uyu munsi nibwo nabimenye, mama numvise ambwira amagambo akomeye cyane, ndetse mama gufiteho umugambi mubi, ariko n'uyu munsi nabimenye. Gusa ibintu byose ndashaka ko tubitwaza gake, ariko iryo zina, impamvu nemeye ko tujya kureba n'uwo muntu w'umwavoka, ni uko iryo zina mama numvise arivuga rya Antoine ndetse na Anastasia, abo nibo babyeyi bawe. Iriya mitungo yose mama abamo, biriya bintu byose, ibi bintu byose ubona ni ibyawe, byahoze ari iby'iwanyu, byahoze ari ibya papa wawe waguye mu mpanuka, ndetse iyo mpanuka simpamya neza ko bayiguyemo nta gatego kayirimo, kuko si uko witwaga, bo bakwise Antoinette witiranwa na papa wawe. Rero umuntu tugiye kureba ni uwahoze ari umwavoka wa famiye y'iwanyu, nawe wibera hanze, yagiye hanze y'igihugu, ariko ntituzi impamvu yagiyeyo. Uyu musaza niwe umuzi, nawe yakubonye kuriya, ntabwo ibyo yari akibyitayeho, kumwe abantu bavura bisanzwe. Iwanyu bari inshuti za kera ze, nyuma y'urupfu ntabwo rw'iwanyu yigeze yongera kubyitaho cyane. Ati rwose nibyo, njyewe ntabwo nakomeje kubyitaho kuko mvura abantu benshi ahangaha. Ubwo n'uwo musaza wavugaga Dr Silas. Numvise ko Antoine ngo yakoze impanuka, ntabwo nabyize, ariko nabyumvise mu myaka 10 ishize. Ikintu cyongeye kunkangura ni ukukubona, nkibuka ko rwose njye wakwibyarije mama wawe, ibyo bintu rwose byose ndabyibuka. Ubwo rero umuntu tugiye kureba ni umusaza wa kera, ashobora kuba afite amakuru menshi atandukanye n'ayo njye mfite, akaba afite n'amakuru y'uwo muntu muvuze ngo wowe, none se ntabwo wowe wamutoraguye ku muhanda? Umuntu muvuga ninde? Tiho yamuze ni birebire. Ubu njyewe nitwa Paul, nk'uko ubona nyine nitwa nk'uko usanzwe unabizi, nta binyoma bibirimo, ariko njyewe naje iwabo w'uyu mwana w'umukobwa Claire ndi muto, mfite imyaka 15, umuhamaze imyaka rwose 7, ndetse yari afite imyaka nawe 10. Njye na papa rero twaje, papa akundana nyine na mama we, cyangwa se uwo nakita uwo mama we, nasanze ari mama we. Rero papa nyine na mama, cyangwa abo twita mama wa Virginie nyine, uwo mugore barabana nk'umugore n'umugabo nyine na papa wanjye. Rero nakuze mbona uburyo uyu mukobwa atotezwa, n'umukobwa watotezwaga cyane. N'ubu ngubu ahantu rwose buriya mwamuvuye aturutse ni mu kigo cy'ibanga kitazwi n'umuntu uwo ari we wese, cya mama ndetse na papa, batoterezamwo abantu, kibamwo abantu b'abacakara barenga hafi 400-300, kandi bafashwe nabi, bapfa buri munsi, bakora ibintu bijyanye n'umusaruro wo kubyaza inyungu imirima ndetse n'amatungo n'inganda za mama muri icyo kigo kitazwi n'umuntu uwo ari we wese.
ni ikigo kinini rwose kandi biberamo n'ibintu bya mfura mbi, kimeze nka gereza mbi. Rero ibyo bikorwa mama akora ndetse na papa ntabwo ngiye mbishyigikiye, niyo mpamvu nagerageje gucikisha umukobwa kubera ko ngewe nyine ntabwo mbikunze, kubera ko ni umukobwa nakuze nasanze iwacu, ni umukobwa nasanze amerewe nabi n'ubundi, ariko nkahora nibaza impamvu atotezwa sinyumve. Nagiye mbibaza mama ariko akandaza ubusa, akambwira nabi, akambwira ko ankunda ariko adashaka ko nzigera mubaza icyo kibazo. Mama arankunda cyane, ankorera ibintu byinshi mbona by'umurengera, ariko sinumva impamvu atabikorera uyu mwana w'umukobwa. Ngewe nicyo kintu cyatumye mfata iya mbere nyine mu kureba neza no gucukumbura impamvu agirirwa nabi. Ariko urumva ko tumaze kumenya byibura nka 30 cyangwa 20% cyangwa 40 by'amakuru by'impamvu mama ashaka ko Antoinette apfa. Ngo mpfa ya nimara kuva hanze mvuye kwiga ntabwo yifuza kuzakomeza kubaho. Ibyo rero ndashaka ko tubirwanya kandi dukoresheje inzira z'umucyo, kandi umfashije nshaka ko rwose ibi bizadufasha kugeza mu butabera mama, nubwo ari intambara ikomeye cyane, bizaca mu bintu bigoye cyane, ariko nshaka ko tuzabikora. Ni ukuri ubwo ngubwo bakiri mwaho mu nzira bahise babona imodoka zibagose nyinshi ndetse cyane, kandi bendaga kugera ku mupaka aho wa mugabo bagombaga kubonanira. Imodoka ntituzi ngo ni izande, ni imodoka z'abagose bari mu modoka. Urumva yari umuzehe Dr Silas, ari Paul ndetse yewe na Antoinette cyangwa se wa mukobwa witwaga Claire. Imodoka z'abagoteye aho ngaho ari nyinshi, zita imodoka 5 zose zitabonana z'amafime zahise zibagota. Imodoka yabihagararamo hagati batageze ku mupaka aho bagombaga kubonanira n'umwavoka wahoze ari umwavoka wo mu rugo rwo kwa Antoine ndetse na Anastasie iwabo wa Claire. Nahangaha rero dusoreje igice cya kabiri cy'inkuru y'amarira n'agahinda, intsinzi mu marira cyangwa se inkuru y'amarira. Niho dusoreje igice cya kabiri, nkaba nkurakira gukurikira igice cya gatatu kizaza kirimo uburyo izo modoka zari zibagose, ikintu cyari kigiye kuba. Urumva ko Claire yari amaze kumenya ukuri kose kw'ibijyanye n'impamvu yakuze atotezwa. Ntabwo yari azi ko ari umwana wakuriye mu rugo cyangwa se wavukiye mu rugo rukize cyane. Ntabwo yari azi ko ibyo byose ari imitungo ya se na nyina, ahubwo yari azi ko ari umwana watoraguye yajugunywe n'ababyeyi be ku muhanda, kuko nyine niyo theory. Nyina cyangwa se uwo mukase wabo yari yarakujije mu bantu bose, nyamara abantu bari bamaze kumenya ukuri ni 3 ndetse ari bo ba nyir'ubwite. Nta wundi muntu wari uzi kuri, habe rwose na John ise wa Paul ngo yarazi ukuri kw'ibintu Virginie yakoze cyangwa se iby'uwo mwana w'umukobwa witwa Claire, ariko nta nubwo abaga byitayeho cyane kuko we yari yararyohewe n'amafaranga y'umugore yashatse. Ndagushimiye rero kuba wakoze subscribe, nkaba ngushimiye kuba wankurikiye rwose. Nongere mbashimira abantu mukanda like, mugatera comment, abantu mutanga ibitekerezo rwose ndabakunda cyane. Mujye mwumva yuko rwose nishimira ibitekerezo byanyu mushyiraho, nanjye ndabakunda rwose. Abambwira ko bankunda ndabakunda cyane, kandi rwose nubwo naba ntabikora neza cyane cyangwa ntakubwira inkuru nk'uko ubyifuza, ibintu bizagenda biza, tugenda twiga ibintu byinshi, ariko ndakeka ko tuzabasha kubinyuramo neza kandi tukabana neza amahoro, kandi tukagenda tugira ibyo tungukira muri izi nkuru tugenda twumvira hano kuri Yep Media. Ko warakoze subscribe rero ndagushimiye cyane. Mukunda Imana n'abantu, mugira impagarike n'ubugingo. Imana ikomeze irinde abarwayi, ibakize, kandi nawe ufite ibibazo Imana ibigukuremo, kandi nawe umeze neza Imana ihakugumisha ahubwo ikongerera ibyishimo. Bye bye, ciao ciao. Nitwa Tinsanze, nakagaruka mu gice cya gatatu cy'iyi nkuru y'amarira. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nitwa Tinsanze. Ciao ciao, nakagaruka.